Reka mbasuhuze aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu zitandukanye mvuga ngo mukomeze kugubwa neza. Ni mu gihe rero kuri ubu turamutse n'ubundi tukiri mu birori, ni ibirori binogeye amaso, ni ibirori rwose byari bishimishije, aho rero umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine yasabwe anakobwa n'umukunzi we Idrissa Jalik Ouedraogo mu birori rero byari binogeye ijisho ndetse anasezerana imbere y'Imana. Mu birori byabaye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 5 Nyakanga 2025 muri Intare Conference Arena ahaherereye rero i Rusororo mu mujyi wa Kigali, byahuje inshuti, abavandimwe, ibyamamare n'abandi bose bo mu miryango yabo bombi n'abandi batandukanye bari bitabiriye ibyo birori. Byari biyobowe na MC Lion Imanzi wamamaye cyane rero mu kuyobora ibirori n'ibitaramo bitandukanye bikomeye cyane hano mu Rwanda. Mu gusaba rero no gukwa Idrissa Jalik Ouedraogo yaherekejwe n'abasore barimo umuhanzi Emmy Voix Sam ndetse uwo Sam akaba ari uwo muri Zubi Comedy n'abandi banyuranye rero biganjemo n'ab'iwabo muri Burkina Faso. Ibirori byo gusaba no gukwa kandi byasusurukijwe n'itorero Inyamibwa rizwi cyane hano mu Rwanda mu mbyino za Kinyarwanda. Ku mpande zombi rero bahanye impano, ariko kandi Ishimwe Vestine wongeyeho izina rya Ouedraogo mu mazina ye, yahaye impano yihariye Murindahabi Irene nk'umujyanama we ndetse na murumuna we Kamikazi Dorcas. Murindahabi kandi yahawe ingofero n'inkoni ashimirwa cyane uruhare rwe mu muziki w'aba bahanzi bombi. Ubwo rero akaba ari Ishimwe Vestine ndetse na murumuna we Dorcas rwose bati reka tukwambike ingofero tuguhe n'inkoni kuko wakoze neza, ni weho dukesha kuba twararirimbye bigakunda. Ishimwe Vestine kandi yatanze impano kuba mu muryango w'umugabo we, ni mu gihe rero Idrissa yahaye impano sebukwe na nyirabukwe abashimira ko bareze umukunzi we. Ishimwe Vestine kandi yahaye impano Kirisizi wabakoreye indirimbo nyinshi mu buryo bw'amashusho, niyo Bosco wabandikiye indirimbo nyinshi, na producer witwa Santana wakoze indirimbo nyinshi zabo mu buryo bw'amajwi ndetse n'abandi. Nyuma y'ibi birori rero habayeho umuhango wo gusezerana imbere y'Imana, aba bombi barushinze. Inyuma yaho Ishimwe Vestine tariki 22 Kamena 2025 yari yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi abenshi bazi nka Bride Show. Yakoze rero ibi birori mu gihe kuwa 15 Mutarama 2025 mu buryo bwatunguye benshi yasezeranye imbere y'amategeko na Idrissa mu muhango rero wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ababyeyi ba Ishimwe Vestine rero bahawe impano yuko bamureze neza, mu gihe rero abageni bari babukereye bambaye imyambaro ya Kinyarwanda myiza cyane kandi ishimishije. Abo mu muryango wa Idrissa Ouedraogo bari baje gusaba umugeni i Kigali rwose babukereye bambaye neza nk'uko mwagiye mubibona ku mafoto rwose, ku mafoto ari gutambuka kuri screen zanyu murimo kugenda mubibona. Ibirori byo gusaba rero byari binogeye ijisho nk'uko twakomeje tugenda tubigarukaho. Reka rero twifurize aba bombi urugo ruhire, Nyagasani azabubakire, Imana izabahe kubyara hungu n'akobwa. Vestine rero Ishimwe Vestine ubwo ni yabaye Ishimwe Vestine Ouedraogo uko iryo zina naryo yahise aryongera mu mazina ye. Tumwifurize ishya n'ihirwe mu rugendo atangiye, mu buzima atangiye bwo kuba afite urugo rwe. Imana izamuhe